nkirengagije imiryango imwe yagiye ifata abana neza ariko hari imiryango yafataga abana nabi. Njye nibuka ngiye kujya muri segonderi andani ngiye kureba umutante nibuka ko ikintu ngiye kumusaba cyari ikintu cyoroshye cyane, cyari igitenge. Umwana w'umukobwa yagiye ku ishuri agomba kuba afite igitenge. Noneho ndagenda ndamubwira seta wampaye igitenge nzajyana ku ishuri. Ngo nta gitenge mfite pe, nta gitenge mfite. Noneho kubera ko ari we watwaye ibitenge bya mama nahise mubwira nyine like innocemment ndamubwira nta kibazo we nimba ntacyo ufite mpa muri bya bindi bya mama, you know, tu vois. Yarantumuye njugunya nk'iryiriya. Namwe mvuga rero ngo abantu bafasha abana kiragiye ntekereza ko batari bazi ko bazakura. Niko ntekereza ko banza bari bazi ko bafite nk'isabune bazakaraba igashonga. Kubera ko ukuntu babafashe kuko abantu bafasha abantu mu miryango neza n'abantu twabarakomeje. Ndibuka hari ubwo nabayemo ubaye ahantu nk'umwana muto w'imyaka 15 cyangwa se 16 uracyari umwana. No, sometimes I wonder like ari mbigiye ukankaseka ugasanga umumama waho umwana w'umukobwa urahaba umunsi ku wundi uramufasha kurera abana warangiza ntibwe ko ushobora kuba ujya mu mihango. Yavuze akabyuka ayi shanwa agiye ku muhanda ukangurira Kotex. Uyu muntu ntabwo ari kugurira Kotex kandi akarengaho akavuga ngo ubaye ubuneye kumukoresha amaranje y'abana banjye. You know, ntago bikindiza ntago bikimbabaza mu mutima wanjye narabababariye. Hanjye nangita abantu benshi ntabwo bazi impamvu nangita kubera ko nabaye muri famiye papa akajya n'itabi kwa ko nibona ataha yibagiwe igisiga afite addiction. Saa 7 z'ijoro saa 8 akambyutsa kandi ari ngiye mwana wo muri iyo famiye muto kavuga ati ngomba kuryama tikana akabyo kujya konshakira umuti nuko yabyitaga. Abana be bararyamye umuhumuro wayo triggering icyo kintu cyo kumva yuko nafite imyaka nk'iyo ngiyo ndi kwijyana mu ijoro. So nkibaza abo bantu bagiye kudufata muri miryango hari amaferna by the way kucyo wakuraga umwana muri oferna uzi neza kutazamurera.